Ikaze wowe wahisemo gukurikirana ibiganiro byacu kuri iyo sengesho. Ariko mbere y'uko twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi, turifuza gushimira tubikuye ku mutima abantu mwese aho muri ku isi hose hatandukanye, mwamaze kutwereka ko mukunda ibiganiro byacu. Turabashimiye cyane kandi muri ab'agaciro pe. Niba ari ubwa mbere rero ufunguye iyo sengesho, tuguhaye ikaze nawe, tukwibutsa ko niba wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu, ibanga nta rindi, kanda kuri subscribe, ayo magambo atukura ubone iburyo bwawe. Uyu munsi rero nk'uko mwamaze kubibona, tugiye kuganirira hamwe ku kibazo gihangayikishije abantu benshi ku isi, harimo abakuze ndetse n'abatoya. Icyo kibazo wakwibaza uti ni ikihe? Ni ikibazo cy'indwara yo kwiheba. Ese wigeze wumva urambiwe ubuzima ku buryo wumvaga wakwipfira bikarangira? Ushobora kuba uhorana intimba ku mutima, ugahora ubabaye kandi wihebye. Niba ari uko bimeze, ushobora kuba urwaye indwara yo kwiheba. Wakora iki rero, cyangwa se ni gute wabona ihumure? Inshuro nyinshi usanga abantu biyahura ari abagabo, kandi abenshi muri bo biterwa n'uko baba bihagazeho ntibasabe ubufasha. Umuhanga umwe yavuze ko abarwayi bakeneye umuganga. Ubwo rero niba ujya wumva wihebye cyane ku buryo wumva wakwiyahura, ntukagire isoni zo kubibwira umuntu ngo agufashe. Abenshi mu barwaye indwara yo kwiheba bagiye kwa muganga kandi byabagiriye akamaro, ubu bameze neza. Niba rero urwaye indwara yo kwiheba, abaganga bashobora kuguha imiti, bashobora kukuganiriza, cyangwa se bakaba babikora byombi. Abarwaye iyo ndwara baba bakeneye ko abavandimwe ndetse n'inshuti bishyira mu mwanya wabo, bakabitaho kandi bakabafasha bihanganye. Niba udukurikiye aka kanya, ukaba ufite ikibazo cyo kwiheba, ukaba wumva ukeneye inshuti wakwisanzuraho, ndakwinginze jya wibuka ko hariho inshuti nziza iruta izindi zose. Iyo nta yindi ni Uwiteka Imana. Akaba yiteguye kugufasha akoresheje ijambo ari ryo Bibiliya. Ariko nanone wibuke ko hari na za zindi usanganywe, yaba abo mu muryango wawe, abo mwiganye, abantu bose wumva wisanzuyeho. Ni byiza kubaganiriza ukababwira uko biyumva bakaba bagufasha. Hari abantu rero bibaza bati, ese ubundi iyi ndwara ishobora gukira burundu? Akenshi abantu barwaye indwara yo kwiheba baba bakeneye kuvurwa igihe kirekire, kandi bakirinda ibintu bishobora gutuma biheba. Niba urwaye indwara yo kwiheba, gerageza gutekereza ku bintu byiza bizabaho mu gihe kizaza, kandi birahari byinshi pe. Reka dufate urugero nk'amagambo yo muri Yesaya igice cya 33 umurongo wa 24, aho havuga ko nta muturage uzongera kuvuga ati ndarwaye. Cyangwa se andi magambo yo mu Byashuwe igice cya 21 umurongo wa 1 n'uwa 4, aho naho hagaragaza ko kubabara bitazongera kubaho ukundi. Ibyo bisobanuye ko agahinda ufite uyu munsi kazashira burundu. Naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro, tukwibutsa ko niba wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu, ibanga nta rindi, kanda kuri subscribe y'amagambo atukura ubone iburyo bwawe, ubundi uhorane natwe. Turakwifuriza ibihe byiza rero, naho ubutaha. Bye.